nongeye kuguha ikaze udahwema gukurikira ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe kandi Imana iguhe imigisha itandukanye kandi y'ubwoko bwose, yaba ariyo mu guhigwa, mu guhinga waba uhinze uhirwe, ndetse uko akazi kose ukora Imana igikugenera amagifuti ya buri munsi cyangwa tipu za buri munsi. Rero wowe wakoze subscribe kuri ino channel yawe, nguhaye ikaze kandi gushimira imigisha y'Imana nawe ikomeho aho uherereye hose. Nawe utarakora subscribe yikore kugira ngo tubane neza, twarubatse umuryango mugari wa sinema nyarwanda, dore ko hano ushobora kuzaza wakora amakuru atandukanye ndetse ukakora ibintu by'ubwenge, dore yuko mu biganiro dukora bya buri munsi ntuzaza ubura ikintu ukuramo cyakugirira umumaro, kubera yuko akenshi na kenshi dufata filimi zavuzweho tukazivuga amagambo amwe namwe y'ibyabaye cyangwa ibiziri kurangamo ndetse naho bihuzwa n'ubuzima rusange. Nk'ibisanzwe rero ni Gasagege Muzehe Kongomani uguhaye ikaze, ndetse Dr Chef Gasagege nkuko wabyita. Rero nk'ibisanzwe rero twakomeje mu kiganiro cyacu The Contract cy'urufilimi y'uruhererekanye ivuga ku nkuru y'umugabo umwe wafashe amafaranga kubera ubwibone bw'amafaranga yiwe, bigatuma ajya kugura umugore w'abandi bikarangira amutwaye. Mbere yawo gato reka mbibutse, ese niyeye cyangwa Bible ivuga umugabo wigeze kugura icyubahiro cy'undi mugabo? Ni umugabo umwe bita Aburahamu. Icyo gihe ntabwo yari Aburahamu, avuye mu gihugu cy'iwabo aho yabanaga na se Tera bacuruza ibigirwamana, maze Imana iramuhamagara ati va mu gihugu cyawe wavukiyemo nkoherereke mu gihugu ryamo. Bageze mu gihugu cya Egiputa. Rero ubwo bera ko Aburahamu arafite umugore mwiza cyane, maze icyo gihe umwami amaze kumubona Aburahamu, imbere yuko umwami ajyana umugore wiwe yabanje kubwira umugore wiwe ati uzareke ube mushiki wanjye, nibwo nzabasha kuba naramira muri iki gihugu ntibanyice bitewe n'ubwiza bwawe, mvuze ko uri umugore wanjye banyica maze bakakujyana bakakunyaga. Ariko Aburahamu yigira iyo nama arabivuga, umwami nyuma yawo yaje kumenya ni gute ubundi wambeshye ko uyu yaba ari umushiki wawe ahubwo ari umugore wawe, kuki watumye nkora icyaha kingana gutyo? Maze Aburahamu nta kindi cyabaye, ikindi cyabaye ni uko byagenze ute, bamusuje umugore we maze baranamwitura bamuha n'umusozi agomba kuba yaturaho muri iyo minsi. Rero nari mbabwiye ngo dufata ifilimi tukayivuga tukayihuza n'ibintu byabayeho ndetse cyangwa byavuzwe muri Bible n'ubuzima bwa buri munsi. Umugabo Kiramani ni we wakoze icyo kintu nk'icyo ubwo yari ari kugenda aparitse imodoka yahuye na Nyambo na Nsabi, bari kwicururiza inkweto, bari kudandaza inkweto cyangwa barimo barashaka ubuzima. Baryaga indagara n'umunyu n'agasoya bakadumbamo ubugari maze bakiberaho ubuzima bugakomeza. Ariko icyo gihe umugabo yahise kubera amafaranga yiwe yavuze yuko ntagaratirita umukobwa n'umwe ngo amwange, ariko agiye kugerageza ku mafaranga, maze abatwaye umugore wa Nsabi. Nsabi yahoranye agahinda gakomeye cyane, murabyibuka cyane ibintu byose Nsabi yaciyemo, singiye kubibyibutsa ahubwo no kugira ngo tubihuze n'ubwo buzima rusange uko byagenze. Umugabo umwe niwe wigeze ngo kujyana umugore wiwe muri hoteli Kiyovu, murabyibuka iby'iyo ndirimbo, amaze kumugezayo maze baramutwara. Ese ibi ngibi biba bigenda bihurira he? Rero nibyo tuba tugiye kugenda tubabwira ubundi buzima bwa filimi bwa buri munsi, ujye umenya ko hari umuntu ushobora kuba abanye mu ubwo buzima. Ariyo mpamvu ugomba kuyireba maze wanatanga comment, ugatanga comment ku byo wabanje kumva n'ibyo wabanje kubona. Niyo mpamvu nawe ufashe igitekerezo cyo kagishyira muri section ya comment, niyo mpamvu nayisize bishobora kuba byagira icyo bigizana n'ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'iko bifashe aka kanya. Ni ukuvuga ngo rero ubwo Nsabi ubwo aka kanya tuvugana, Kiramani yatangiye kugaruka kumusaba imbabazi bitewe n'imitungo yiwe Nsabi yaba yaraguze kwa Kiramani cyangwa yaba yaraguze muri Cyamunara mu gihe Kiramani yari yafunze, dore ko sendika yiwe ariyo yabiteje ibibazo byose kugira ngo Kiramani asubire kwisuka, nabo bikaba biri kubagaburuka, dore ko Tayiga we ya nyuma y'ibyo guhombya Kiramani yamusubije amafaranga ye yiwe yose, ndetse akamusubiza n'amafaranga y'inzu akubye inshuro 3. Nimba inzu araziguze Nsabi yarayiguze miliyoni 60, urumva barahita bamuhereza miliyoni 180 zose y'amafaranga y'amanyarwanda. Akabe nako Kiramani yagiye kwa Nsabi, maze Nsabi amaze kumubona aramubwira ngo warurakundaho cyangwa ibiki. Ubundi ikintu cya mbere mwino sinababwiye kibabaza, iyo ufite urukundo uranezerwa, ariko uyu rukundo rwaye rugucitse ubaho ubabaye ubuzima bwawe bwose ugiye kubana n'igikomere. Burya reka mbabwire, umuntu umwe yarabivuze, ni umugabo w'umuhinde bita
bita Sharukani yavuze ko umuntu akunda rimwe, ashyingirwa rimwe, kandi apfa rimwe, akanavuka rimwe. Ibyo bintu rero umukunzi wawe wa mbere burya niwo mukunzi wawe uhoraho, kuko iteka ryose uhora umwibuka wo mwahurira hose, niwo mwaba mwaratandukanye, afite umugabo nawe ufite umugore, cyangwa afite umugore wowe ufite umugabo, iteka ryose muba mwumva mwaganira kandi mukahuza urugwiro rukomeye cyane. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo aho yaciye cyangwa urwaciye ntiyajya haca urwango. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ibi bintu byose biba bifite ahantu bihurira. Nsabe mu uwo mubabaro rero yasabye Kiramani yuko yagenda maze akafata umubabaro yagize nawe bakanganya umubabaro, kandi kuwunganya nuko areka Nyambo, dore yuko ibyo byose Nsabi yabivuze atazi yuko Nyambo amaze kumutwitira inda yiwe ya Kiramani. Ikintu gitangaje nuko uyu mugore Tony ari we mugore wa Nsabi, aka kanya n'amafaranga yose yahaye Nsabi, turi kwibaza ngo ese Nsabi agiye kubabara bingana iki muri ubuzima bukomeye cyane, dore yuko uyu Tony ari umukozi wa Kiramani yatumye muri misiyo hano kwa Nsabi. Hari ikintu rero kimwe cyonyine cyakagombye kuba cyatabara Nsabi, nuko Nsabi nawe yakagombye kuba ari umupolisi w'umumaneko. Icyo nicyo cyaba cyizanyiza kikamutabara, dore yuko nyuma yuko Kiramani yaza gusanga Nsabi nawe ari umuntu ukomeye mu mategeko, ubwoba bwamwica maze akabura uko abigenza, akabura n'aho ahera, kubera yuko aka kanya icyo cyagaragaye kimaze no kugira nuko Tony akorera uyu mugabo Kiramani. Kandi murabizi ibyo Kiramani yakoraga, icyo yakoraga murakizi, bwari ubwicanyi, ibiyobyabwenge, kugurisha abakobwa no kugurisha ibice by'imibiri by'abantu, nibyo uno mugabo yakoraga. Akaba ariyo mpamvu yavugaga ngo arashaka guhinduka, ariko burya nimba ashaka guhinduka yakagombye kugenda mu mategeko, yamara kugerayo akavuga ati ngenda ashaka guhinduka. Ari filime imwe y'Abanyamerika bakinnye, nibagize izina rya, ariko ninyibikubwirira kubera ko nawe ushobora kuba wararebye filime nyinshi cyane urahita ugimenya. Ni umugabo washakaga kureka ubusambo, dore ko yari amaze ngo kwiba amabanki akomeye cyane afite miliyoni zirenga 90, maze abantu ararangira abantu ngo bajye kuzireba kugira ngo wehe gisubire mu buzima busanzwe bitewe n'urukundo yari yahuye narwo. Urukundo buryo reka mbabwira, umugore ni ikintu gishobora guhindura buri kimwe cyose, dore yuko umugore adatinya n'ibyihebe bikomeye. Mutekereze umugabo bita Hitler ndetse n'ibindi byamamare byose muzi, ibindi byihebe cyangwa ibindi bintu bakomeye cyane, tuvuze Hitler, Benito Mussolini, abo bagabo n'abagabo babiri mu mateka y'isi bagabwashije kutitiza isi. Benito Mussolini w'umutaliyani ndetse Hitler akaba yari umunazi, n'imivugo munazi murabyumva cyane. Abo bagabo rero bari bafite abakunzi babo n'abagore babo. Mutekereze rero nimba baragiraga mu rugo bakavuga ati iki kuki utakikoze gutya kwa kundi umugore wakubwira ati utashye nijoro cyangwa no kubera iki watakize saa, ukajya kumwisobanuraho kandi abandi bantu bo hanze bagutinya. Nico rero rishatse kuvuga yuko rishatse kuvuga ngo rero mu buzima busange urukundo rurahindura umuntu. Uwari umwicanyi akaba umupasiteri, uwari umupasiteri akaba umwana mwiza, cyangwa wari ikihebe akaba businessman, cyangwa umugabo mwiza cyane mu mateka azavugwamo cyane. Nkuko muzi ko iyo umuntu wahindutse aba amaze guhinduka byose nuko Kiramani nawe yahindutse, aravuga ati reka nsige byose nyuma, ibibi byose nyuma, ibyago byose nateje ndetse n'urwango nashyize mu bantu ndetse n'ibigome nagiye nkorera abo niciye ababyeyi babo nyine nagwa bagarura, ariko ashaka we guhinduka abivemo burundu maze yubake ubuzima bwiwe. Tayiga muri filimi imwe yagaragamo bitagenda k'imfubyi, nibwo yavuze ijambo aravuga ati nasize byose nyuma maze inza mu gihugu cyanjye njya gufata idafari kugira ngo igereke kurindi. Wishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo umaze guhinduka buri kimwe cyose ugita inyuma. Umugabo umwe yari ari kugenda mu rugendo agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, ndavuga Paulo, ari kujya ahantu bita i Damasco, murabizi muranabindusha cyane, amaze kuhagera ngatungurwa n'urumuri rukomeye cyane rumumena amaso, maze mw'urwo rumuri haboneka mwijwi cyangwa mumvikana mwijwi ruvuga ati urandenganyiriza iki? Arangije yikubita aravuga ati ndakwirenganya ngumenye ngukorere mwami, urinde undenganya ngo ngukorere. Maze akuva ko kanya nibwo ahise agenda ajyayo, bararamuhungisha, dore ko abakirisitu bari bamaze kumenya ko yageze nawe bamuhige, maze Paulo abakize gutyo ajya gukorera Imana arahinduka. Niyo mpamvu yanditse mu gitabo aravuga ati ngo ibyarinda mu yanjye nabitekereje kari igihomo, maze mbitekereza ko ari amase kubwo kuronka ubutunzi bw'agakiza gakomeye cyane kuba muri Kristo, ubonerwa muri Kristo. Sinzi nimba bivuze neza ko uwo murongo, ariko nawe uzagenda ubyisomere, numara kubisoma uzabasha kumva icyo Paulo yarashatse kubwira abantu cyangwa yarashatse kutubwira muri ino
minsi. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo uyu mugabo Kiramani yamaze guhinduka rero ubwicanyi, ubusambo, ubundi gucuruza ibiyobyabwenge, abana no gucuruza abakobwa, ufata ku ngufu byose, dore yuko we ikiza kiwe no mu bunyangamugayo, mu bubi byiwe yakoraga ari inyangamugayo, dore yuko yagiye yica abantu benshi cyane bakuranaga bitewe no guhohotera abana cyangwa no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa. Akaba ari cyo kintu cyamurangaga mu kazi kiwe, kugakora neza, ndetse nyuma yo kugakora neza kandi agakora byinshi cyane bitandukanye byose, akaba ari cyo kintu cyamurangaga mu kazi kiwe. Ni nyuma yuko rero Kiramani amaze gukora byinshi bibi cyane, nibwo yahise avuga ati reka mpinduke, bitewe n'umukobwa yari amaze kubona ari we mugore wa Rwansabe. Uyu munsi igihari nuko uwo yimye, reka tuvuge ko ari uko yuwo yimye. Burya mu bintu bibabaza umugabo, ibintu bibaza umugabo rero reka mbikubwire, ni ibintu, reka mvuge ibintu bibiri ariko ni byinshi cyane bibaza umugabo, kubera ko bacu umugabo bavuga ati umugabo bwira atariye ntibwira atabonye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kibabaza umugabo muri ubu buzima, ikintu cya mbere kimubabaza ni ugusaba uwo yimye. Iyo ibintu wari ubifite, wari umukire, hari abantu wimye ubufasha, noneho ukaza gusanga ba bantu ugiye gusaba nibo wimye kera cyane, bitewe n'uko ibintu biguhindukiranye. Ibyo bintu birababaza cyane 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 cyane, birababaza cyane, ndetse binatera ubwoba n'agahinda. Ikindi rero kibabaza umugabo ni ugusanga uwo wahemukiye ari we ufite igisubizo cy'ibibazo byawe. Ikintu kibabaza umugabo ni uko wimye umuntu ku mafaranga yiwe, nyuma yaho ugaza gusanga wa muntu wimye niwe ugiye kuwukoresha. Nabyo birababaza cyane, kubera ko n'umunyarwanda yavuze ngo nari umugabo ntihabwa intebe. Ikintu kibabaza umugabo rero kindi ni ukubona ukunze umukobwa ukamukura iwabo ukamushyira mu rugo rwawe, ejo akakuva mu rugo utamwirukanye, mutanashyamiranye, maze akagusiga akigendera. Icyo kintu nacyo kirababaza cyane, kubera ko kiba n'igikomere kibi cyane. Ubu ni byinshi twavuga ibibazo umugabo, ariko reka twongere tugarukire muri sinema cyangwa tuvuge kuri filimi yacu. Rero Tayiga nawe yakoze byinshi bibi cyane, maze gukora ibyo bibi cyane yaje kwisanga n'umwana wiwe yabyaye amutereye hejuru, cyangwa ari we wakoze ibi byose byatumye na Kiramani ava muri gereza, bitewe n'uko umwana we yaravuze ngo njyewe ntago ndi Samusuri ngo ngire isunzu nk'irya data, cyane ntago ingendo ya data nayigendamo, kuko ingendo yundi iravuna. Ako karubobo yari yamaze kugasobanukirwa, dore yuko ni nyuma yuko papa wiwe amweretse umukobwa bagomba kuzabana ari we pera, ariko bo bakabyanga, maze kubera ko yari yikundiye umwana wo mu bapasiteri mu wayihaye Imana, aravuga ati uyu niwe mugore wanjye. Bakoze byinshi cyane byari kuba byaratandukanyije, dore ko Bobo umunsi umwe yashatse kuba yaryamana nawe, amwaka icyo bita vance siri salere cyangwa vance siri mariage, ntago nzi kuntu nabivuga, ariko birangira bidakozwe bitewe n'ukuntu umukobwa yihagazeho. Aravuga ati ngiye ibintu ntago nabikora, dore yuko nasezeranye nawe kuzabana, tuzaryambana nkaza gukuramo imyenda ari uko tubanye, mwana njyewe nk'umugore n'umugabo. Pasiteri yabihaye umugisha, ndetse n'ubuyobozi bwateyeho kashi, twanditswe mu gitabo indangamwimerere nk'umugore n'umugabo. Si ibyo gusa kandi Tony we nawe yishyize mu mazi abiri. Reka mbabwire, burya iteka ryose ari igihe ukora ikintu wagiye kuneka ugasanga uwo wanekaga nawe yarakunekaga, bityo bikoroha kuba umuntu yabona amakuru arambuye. Dore yuko Kiramani atagomba no kuba yababarirwa na Nsabi, yamukoze amakosa abiri ariyo ngiye kubabwira. Ikosa rya mbere yakoze, yajyanye umugore w'abandi yitwaje amafaranga. Irya kabiri, arangije afata umukozi wiwe amujyana mu rugo rugo kugira ngo bimere nk'aho ari ukuziba icyuho. Ndahamya ndashidikanya yuko ano mafaranga yose uyu mugore Tony ahereza Nsabi ari amafaranga Kiramani yahaye Tony ngo ajye yaha Nsabi. Bityo bikaba byagaragaza umutima mwiza ku ruhande rumwe rwo kwa Kiramani, ko yaba ari umutima mwiza wo kugira ngo ahoza amarira Nsabi. Yamuha umugore mwiza unagaragaza ko afite amafaranga. Nyuma yaho ikindi bikagaragaza ko ari ikintu kibi cyane cyo kugomeza gukoresha amafaranga uwereka abantu ko barenzo, cyangwa ko amafaranga akora byose. Yaba yaraguze umugore wiwe, yarangiza akagaruka kugura umugabo. Sinzi nimba aka kantu uri kukumva, ariko nimba ukumvishije utwandike muri comment ngo nakumvisha, cyangwa utubwira ati nanjye niko ndi kubyumva. Nyuma y'ibi ngibi rero twirukanse tuvuze kuri ibi ntabwo tubitindaho, uko Kiramani yakoze amakosa ni menshi cyane yagiye akora kuri yakorera Nsabi. Yamujyanye umugore, arangije amujyana icyubahiro kiwe, arangije amuhereza umukobwa ugomba kuba yamuneka. Aka kanya Nsabi amaze kumenya ko no mugore Tony yaje kuneka, ariko se muratekereza ko ubu ngo ugeze aka kanya Nsabi ataba yaramenye ko Nsabi nawe inshakura, dore yuko baganiriye ku muryango, maze umugore yaguye mu kantu. Muraza kuba mureba umuriro ugiye kwaka hagati ya Tony
Kiramani ndetse na Nsabi ibintu bigiye kuba byahinduka bla bla, dore yuko Nyambo we byakomeje kumugoreranya nyuma yuko mukecuru we bitewe n'indwara yararwaye nyinshi cyane yamaze kujya kwa muganga bakamuca amafaranga menshi cyane yo kumuba yamuvuza, maze Nyambo akaba adafite amafaranga yo kumuvuza. Igisubizo cyari gihari ni kimwe no kujya kureba Kiramani, ariko azajya kuri gereza asanga umugabo we yarafunguwe ntamenye naho ari, amenye amushakira, maze muri icyo gihe cyo gutinda nibwo ibyago bishobora kuzagwira Nyambo, maze mukecuru we agapfa, kandi Kiramani yakagombye kuba ari we wakagombye kumuha amafaranga, dore yuko yamaze gutaha n'amafaranga yatangiye kongera kuyasubizwa n'amakonte yose. Ubu Nyambo ashobora kuba yicaye ko konte yiwe bayifunze, ariko aramutse akurebye kuri konte yiwe wasanga yaramaze gufungurwa. Mumugire inama mwareka ati reba hagira umuhamagara mubwiye ngo andika, cyangwa ugende kuri banke amafaranga yawe yarasohotse, cyangwa amafaranga yawe barayaborokoye, bitewe nuko Kiramani yagarutse ibintu byose bakaba bari kubisubiza ku murongo, ibyo bamuhombeje byose bari kuba babimugarurira. Ngaho nguko rero ni nyuma yuko yaramaze kugisha inama cyangwa bamugiriye inama yo kugira ngo agende kuba yajya kumusaba ajye kugurisha imodoka cyangwa inzu bari kugurisha, kugira ngo bagure ya nzu babagamo, maze kugira ngo Nyambo yabona aya mafaranga yo kuba yagira ute. Ese biragenda gute muri ibi bibazo? Ese Nyambo katarabwira na Kiramani kamutwitiye akaba afite n'ibibazo bishobora kuba byatuma n'indi ivamo, bizagenda bite? Ese nanda ivuyemo Kiramani yazababarira Nyambo? Ese we yazibabarira bitewe n'ibibazo byabaye? Sinzi kuntu nimba uri kubyumva nkanjye. Ese Bobo we wasabiye imbabazi papa wiwe, Kiramani akaba avuga yuko agomba kuzahana atayiga, bizagenda bite? Ntago mbizi, ariko wowe ushobora kuba wabimenya ukaba waturabura, cyangwa nanjye nimbimenya nzabahita mbarabura, niyo mpamvu mbaye hano. Dore yuko ni nyuma yuko Kiramani we yamaze kubabarira umusaza mubwiye ko nta kibazo, kandi nimwongera gushaka kuba nagaruka muri ibi ngibi nzabica mwese mpereye iruhande. Ngaho guko nuko byari byifashe rero muri filime The Contract uno munsi. Rero reka mbabwire ngo ikiganiro reka ngisoreze ahangaha, ibindi byose naho ubutaha wowe ukomeze kubana natwe, kuri subscribe ndetse ujye uduha igitekerezo cyawe, niba uyikunda ino video uyuhe like ndetse unayihereze mugenzi wawe mubwira ati umva ibyo umusaza Dr. Chef Gasegege Muzehe Kongomani aba yavuzeho cyangwa agiye akotinga kuri ino filime n'ibirwa biri kuvugwamo. Rero ndabakunda, ciao ciao, amahoro y'Imana akomeze abanye namwe. Ariko inzira yaduhuje ndazongera kukugaruka.